RIB yaramwihakanye iravuga ngo irinde kugongana n'amategeko, ibinyuranyije n'amategeko muragongana. Rikari we yanandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika tukanga intera azajya atera nawe niyo azajya yikiriza. Benshi bajya batanga ibitekerezo bye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ntugakore ibinyuranye n'amategeko. Ariko si ubundi ibi bintu byagenze bite kugira ngo abantu batangire kwikoma Gasuku ko atukana? Gasuka akajya yikora mu mitana akibwira abatanaza, akajya gusura imiryango, ibyo bigarasha biba hanze, ubuzima bwabyo akabushyira ku karubanda, akagaragaza ko ibintu bari kuvuga babeshya. Ewana, hano nanjye muha respect. Ikintu cyaje gutuma abantu batabivugaho rumwe, akunda kwibanda ku bipande byo hepfo. Ariko se nanone turebe uku kuhangana mu bitutsi ntago ari ukubiha attention, nka kiriya cucu kiba hanze ngo ni mukanyiko kiri. Muraho neza abanyakigali, namwe mwese mutuye mu ntara, ba diaspora, ndavuga abari muri Amerika, ndavuga bari mu Bubiligi, ndavuga bari Canada, ndavuga bari mu Bufaransa, mu Bwongereza n'ahandi hose, cyane cyane namwe muri China. Mumeze mute? Ubwo reka nigarukira iwacu Rwanda, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengero bwaryo na hagati i Kigali. Mumeze mute? Mu mutima w'u Rwanda nta mahoro masa. Nitwa MC Gift, mumaze kumenyera mu biganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro, nanabashimira uburyo mudukurikira, comment zanyu tuba tuzisoma. Ni ibiki tugomba kongera mu biganiro, ni ibiki tugomba kureka, bino mukatubwira ngo mucire birarura, ibi ngibi muduhema amakuru, nicyo tuba dukeneye. MC Gift mba ndi hano kugira ngo mbagezeho 5 kwa 5 n'ibiki biba biri kuvugwa cyane cyane mu mihanda, mu myidagaduro, yaba ya filime, yo mu bakinnyi ba filime, mu ruganda rwa sinema, yaba mu ruganda rw'umuziki. Anyway, nitwa MC Gift, ni rusorbe rusobanya baswa mu basizi nkabasiga migani, sindi nshobera mahanga, ruhamya ruhanga muramanga nkayisiga ibishanga, sinsiga ibihanga, nkigucenga nikoze iyo rikinze, ukize yaza mbana bengutse ingusho, rutejanda kwitabaro nkimana igihugu. Ngo bimeze bite rero? Nesa niwe wavuze ngo nimuze mumbwira uko byapfuye, mbabwira uko harya mbabwira uko byapfuye cyangwa mbabwira uko byagenze cyangwa mbabwira ibyabyishe. Inkuru iri kuba trend imaze hafi igiye kwiharira icyumweru cyose. Nyuma yuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugiranye ikiganiro n'itangazamakuru, ubwo ntago ari urwego rw'ubugenzacyaha gusa, hari harimo na polisi. Babajijwe ibibazo byinshi, ariko mu cyo babajijwe harimo n'icyo basubije muri ubu buryo. Nyuma y'uko rero bashubije ku bantu bibwira ko ngo Kasuku Jesquiza wa Mipango agirana ubushuti budasanzwe n'inzego z'umutekano n'inzego z'ubugenzacyaha, RIB yaramwihakanye iravuga ngo wiba ushaka kuba inshuti ya RIB irinde kugongana n'amategeko, byana neza n'icyo amategeko agusaba, gendera mu murongo neza w'amategeko, nujya gukora ibinyuranyije n'amategeko muragongana. Bavuze ko atari inshuti na Kasuku nk'uko mubyibwira, ariko impamvu avuga ngo nk'uko mubyibwira, abantu benshi by'umwihariko basubizaga umunyamakuru witwa Theo, mwagiye mubibona, bitwa Barikari. Rikari we yanandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika, arimo amubwira ko ngo hari umugabo utukana ngo tugomba kumenya nimba ari we ufite uburenganzira bwo gutukana muri iki gihugu, ngo kuko ngo bagiye banabiregera RIB ngo ntigire ikibikoraho. Barabisobanuye neza cyane mu kiganiro kiri hano kuri MGI TV Rwanda, muze guscrollinga mu biganiro biriho murahita mukibona. Bavuga ko nta bundi bushuti bwihariye, kandi ko bavuga ko iminsi ye ibaze, kubera yuko ibintu akora harimo bimwe na bimwe bitemewe n'amategeko. Umunsi itegeko ryamugonze bafite ibimenyetso bazamuta muri yombi. Hanyuma Gasuku ko yisobanuye, yavuze ko umuntu uzashaka gutuka abayobozi b'iki gihugu, umuntu uzashaka gutuka igihugu cy'u Rwanda,
ko nawe atazamworohera, azamutuka ngo intera azajya atera nawe niyo azajya yikiriza. Benshi bajya batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, kuri Instagram, kuri za Twitter na hehe, ariko ikintu cyabaye cyane cyavugishije abantu benshi cyane ni ubutumwa Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga utuma twishima John Abdallah yageneye Kasuku. Yabwanditse muri ano magambo, aravuga ati uraho Jesquiza wa mipango, ntugakore ibinyuranye n'amategeko. Reka mbibashyire kuri screen mu bisome kubera ko hari nk'utuntu mba ntari bwibuke neza, ariko yashatse kumubwira ko uretse gukora ibinyuranyije n'amategeko, naho ubundi ngo abantu batuka u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda bo rwose ngajya ahangana nabo. Abantu rero ntibabyakira kimwe, ariko se ubundi ibi bintu byagenze bite kugira ngo abantu batangire kwikoma Gasuku ko atukana, ko we avuga yuko atuka ibigarasha bituka u Rwanda n'abanyarwanda, by'umwihariko abayobozi b'igihugu cyacu. ngira ngo mwagiye mubibona kenshi, abantu barwanya cyangwa se batuka abayobozi b'igihugu cyacu, mwagiye mubabona benshi ko Kasuku nta wakwibagiza ko hari igihe rwose byari byarafashe indi ntera ku mbuga nkoranyambaga. Gasuka akajya yikora mu mitana, akibwira abatanaza, akajya gusura imiryango y'ibyo bigarasha biba hanze, ubuzima bwabyo akabushyira ku karubanda, akagaragaza ko ibintu bari kuvuga babeshya. Ewana, hano nanjye muha respect kubera yuko hari benshi batabikoze byananiye, ariko ibintu noneho ikintu cyaje gutuma abantu batabivugaho rumwe n'ukuntu iyo ari gutukana cyangwa se iyo ari gutuka akunda kwibanda ku bipande byo hepfo akunda kwibanda ku bipande byo hepfo, cyane cyane by'ababyeyi. Ababyeyi rero bakavuga bati ibi ngibi ni ukurengera, ni ugutesha agaciro ibice by'imibiri yacu, kandi ku ruhande rwabo nabo ukabumva nimba ibice by'umubiri by'ibanga ari ibyo kubahwa, cyane cyane ko nta utazi akamaro kabyo nibyo bitubyara benshi. Nta muntu utajya cyane cyane ku by'ababyeyi n'abakobwa, nta muntu kuri kiriya gice cy'ibanga mu bagabo, nta muntu utahubaha, utahagera. Hari n'abapfukama bagasaba imbabazi kugira ngo biriya bice babigereho. Anyway, abagore n'abakobwa bakavuga bati ibi bintu yirirwamo uwatutse wese akamutuka ku bice by'ibanga by'icyubahiro, ibi bintu agomba kubihagarika. Ikindi kintu cyatumye abantu bikoma cyane Kasuku, reka nkubwire ikintu cyaje kubabaza abantu benshi, n'ukuntu abantu bagushimye kuzi kwiruka ukarenga utaha. Byarenze kuba utuka ibigarasha, uza noneho no mu banyarwanda indani bamwe na bamwe. Ngira ngo mwagiye mubibona mu biganiro wagiye gukora bigiye bitandukanye, harimo nk'igihe wigeze kwibasira Jihad, urabyibuka, wigeze kwibasira n'abandi bagiye batandukanye bo mu myidagaduro bagiye batandukanye, ukajya ubatuka rwose weruye, bamwe ukanabinjira mu miryango, ukagenda uvuga amateka ntari busubiremo byose. Ababishaka bazajya mu biganiro byawe babirebe. Abantu baravuga ati aha hantu urimo kurengera, aha hantu urimo kurengera, ari naho bagiye bibaza bati se ko utuka abantu, kutuka bamwe mu banyarwanda akaba nta nzego zigukurikirana, cyane ko hari na bamwe bagiye bavuga ko ngo bagiye batanga ibirego nimba ariko biri ntukurikiranwe. Rero uyu munsi turi gufokasinga cyane ku kuntu wagiye uhangana n'ibigarasha, ari nabyo tuguhera respect, ariko ikintu cyagiye kizamura cyane amarangamutima y'abantu avuga ati ibi bintu ugomba kubihagarika, nuko wari waratangiye noneho kurengera, uza noneho no mu banyarwanda indani
abo mudafite ibyo mwumvikanyeho ugasanga uri kubatemeraho itaka cyangwa se umeze nk'uri kubacira urwobo, n'ibyo nuko kubatuka ku bice by'imibiri y'icyubahiro utabisize. Abantu baravuga ngo stop. Hanyuma ubundi ukuri nukuye. Ntawe wishimiye ko ibira bigarasha biba hanze bituka u Rwanda, bituka abanyarwanda, bituka abayobozi bacu, umuntu atahangana nabyo ukajya muri mpangara nkuhangare. Ariko se nanone turebe uku kuhangana mu bitutsi ntago ari ukubiha attention. Nk'ubu ngubu tujye tuvugisha ukuri, nka kiriya cucu kiba hanze ngo ni mukanye ko kererwa kuri TikTok no ku zindi mbuga nkoranyambaga, ugerageje kukireba mu bwonko byonyine ni umusazi wigendera. Ugereranyije aho u Rwanda rugeze n'ibyo uriya yirirwamo, byonyine kujya muri video ukareba ukamwandikira comment ni ukumuha attention. Ariko akoze ikiganiro kimwe bibiri bitatu ntihagire umuntu n'umwe ujyayo kubireba, mukamwihorera akamera nk'urimo kwikinisha, niba ariko navuga yagera aho bino binakabihagarika. Ariko nguku tuza mu biganiro tukitereka bimeze nk'aho ari kubaha attention. Hari uburyo bwinshi bwiza cyane cyane ko ibikorwa by'iki gihugu birivugira. Baravuga ngo niba utemera ko n'urukwavu ruryoha jya wemera ko ruzi kwiruka. Ubwacu ibikorwa iki gihugu gifite ububanyi bw'u Rwanda n'amahanga dufite ubwabyo birivugira, ku buryo tudakwiye kuba tumara n'isegonda n'umunota turi kuvuga kuri biriya bigarasha bidafite 12. Anyway, reka mbashimire buri wese ku giti cye yagiye abivugaho byinshi, ariko icyo navuga nka MC Gift kuri bino bintu, kubera ko ni n'ubwa mbere na nyuma njyewe mbivuzeho, aba bayobozi bacu, abanyakubahwa perezida wa repubulika atwigisha kwihesha agaciro, kubera ko ngo utihesheje agaciro nta muntu uzakaguha. Iki gihugu kirimo ibikorwa byinshi, kirimo iterambere rihambaye ku rwego mpuzamahanga. Dukwiye kuba dupresentinga umuco wacu, ibikorwa dukora bikisobanura kurusha kujya muri mpangara nkuhangare n'abantu badafite 12. Mukora subscribe kuri MGI TV Rwanda. Nitwa MC Gift, aho muri hose hirya no hino ibiganiro byacu nakagaruka.